Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau rwemeje ko kuwa 5 Ukuboza 2024 bataye muri yombi Usanase Sharon, abenshi bamuzi nka Jackie, akunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira yavuze ko Jackie akurikiranyweho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru yo koza soni hakoresheje mudasobwa, gutukana mu ruhame no gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina. Njye mwumva nk'ibisanzwe ndi Emmanuel Byiringiro, iyi ni Hoparion TV, ngo haye ikaze. Mbivuge byose ubundi nduhuke mu kazi ka kampani. Buri nguni yabibonaga twebwe tukora muri kampani imwe, tuba turi mu kazi, tuba tutaryama, tuba dukora. Urumva njya kubona mbona umuhambirwa yohereje voice note, yohereza Benovia utari mu normal mu mutwe, amwohereje voice note. Benovia nawe kugira ngo atwika caba yiwe arajya ahita bidumbukizaho. Jackie yarananiye kabisa ukuntu byageze, ni wa muntu w'abana bashaka ngo abo umuyobozi, kwibaza se umuntu arabo umuyobozi narangiza unamutunga umushyiramo amafaranga yabona kuyobora, se kugira ibintu birashoboka. Kandi inabi akunda gukoresha mu kanwa ke, nicyo kintu cya mbere twapfuye. Akunda kuvuga nabi, akunda kwereka umuntu ko ngo yitunze ntawe umutunze, ugashyiramo amafaranga umuntu arangiza akanakubwira ngo nditunze muri no mujyi wa Kigali, ngiye nireze kuva mfite imyaka 12, sinzi akavuga amagambo nka miliyoni mu isagonda. Icyo kintu cyananiye gufatiraho feri kabisa. Bandavuga ni wapi kabisa, ndacyanga nanjye ndakirwanya, turatsindagira kugeza igihe nafatiye ebana inzira ndigendera. Ndamwihorera man, umuntu udashobora kumva ngo amenye ngo ni igitsina gore kigomba kugandukira umugabo mukunde, yego ariko nawe aganduke ye kumva yuko yasuzugura umuntu akashaka kunshishamo ijisho. Navuze wapi, nanjye wacu suko nguko dutegekwa kabisa, taniruka man. Burya mwabagabo mwereka babwiza ukuri, ibyishimo bya mbere by'umugore biba mu gitsina cye. Njye nabibabwiye, uzabura amafaranga ariko byibura ufite ubugabo bwo kubasha kurongora umugore akanyurwa. Icyo kintu muracyumva? Naramwihanganiye bihagije, sinamuca inyuma. Mfite abasore benshi bancegeye, mfite abagabo benshi bancegeye. Muracyandaza abandi bashyashye, muracyaza muze cyane, muze muri benshi. Urumva ndagerageza nigira akana keza, nigira kamarayika rwose, numva ndanyuzwe, ndavuga ati uyu Mukaritasi ntaribi, reka tubane ubwo anyereka yuko nta kibazo ari umuntu w'umukozi. N'iki amahirwe si twabanaga mu nzu, reka nabibabwire, ntabwo twabanaga mu nzu, wese yabaga muri ghetto ye, ariko turi gupanga kubana. Ariko ndashima Imana yuko Imana imungaragarije hakiri kare. Ndashimira rurema pe kuba atari njyewe wagiye kuri kamera nkajya kuvuga ati bimeze gutya. Njabone mwabonanye impeta, suko byari bimeze neza, byari byarashaguye, ariko nihagararaho nk'umuntu w'umukobwa nyine ushaka kubaka, kuko nazibana zidakomana. Ariko umuginga yagaragaje ububwa bwe, yagaragaje ububwa bwiwe, yabugaragaje. Namwe muriyumviye kugeza afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gikondo mu gihe gikorerwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. Murangira Thierry yavuze ko mu bihano Jackie ashobora guhabwa mu gihe yaba ahamijwe n'urukiko ibyaha harimo igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 ndetse n'ibindi kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2. Si igihano cyo gufungwa gusa, kuko mu gihe yaba ahamijwe n'urukiko yacibwa ihazabu iri hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3. Dr. Murangira Thierry yavuze ko mu gihe urwego rutanze ubutumwa cyangwa rukagira uwo rwihanangiriza, ntawe ukwiye kubifata nk'imikino cyangwa kwivugira gusa. Ati mu gihe RIB itanze ubutumwa cyangwa ikagira uwo yihanangiriza, nta muntu wari ukwiye kujya bifata nk'aho ari imikino cyangwa kwivugira gusa. Dukunda kubutanga kuko tubona hari igihe ugiye kurenga umurongo w'amategeko. Dr. Murangira yavuze ko Jackie yatawe muri yombi nyuma yo kugirwa inama no Jackie Sharon inshuro nyinshi. Mwaribeshye cyane, hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, ubutumwa ntanga ndabanza kugaya abamuha platform.
abamutunga mikoro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator we yabonye ni ibiki avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda, nta kigenda cye. Urumva nyine ibisa birasabirana. Mubaha abanyarwanda, njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe. Bantu banjye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe, ibyo nibyo bantu mubagenera ngo bantu banjye. Hari responsibility ufite ku baturage yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose, ibyo avuga nka biriya abantu bakanabiseka ukumva yagiye kuri space. Uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza. Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima, ariko noneho nta kigenda cye. Urumva nyine ibisa birasabirana, sibyo? Niho umugani umuntu yavuga. Nawe wowe ugiye guha umuntu uriya ukamuha interview, urumva nyine niyo konti ibisa birasabirana. Tuvuge dute? Ariko hari ikiza gukorwa. Reka tumusabire kuba umwere ndetse agaruke hamwe n'abandi. Ariko murumva ko RIB nta kintu kigaragara nk'icyaha cyangwa cyenda guteza icyaha izihanganira. Komeza ukore subscribe kuri Hope Lion TV, dukomeze kubana mu biganiro ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye kandi n'amakuru acukumbuye. Murakoze.